inama y'umunsi y'abashakanye. Iyi myenda barembeje mu rugo rwanyu ari nayo isigaye itegeka buri kimwe. Ese we n'uwo mwashakanye mwishoye mu myenda myinshi bishobora gutuma wumva yuko nta cyizere ufite. Ibyo byiyumva rero bikaba binashobora kugutera gucika intege, ugatangira no kuba wakwibaza uti ubundi si no mwenda ni gute nawurwanya, kuki ubundi nakwirirwa ngerageza kuwurwanya kandi ntazigera nkubona. Inkuru nziza rero ngufitiye nuko utari wenyine. Akenshi ntabwo tuzi kwibwira oya ubwacu ku bijyanye no kwigurira ikintu cyangwa se gusesagura, bikomeza kutubaho, ariko gufata umwanzuro rwose biratugora cyane. Niba rero ubona yuko bigoye cyane, turagusaba yuko wagisha inama inzobere mu by'imari ishobora kubafasha mwembi mu byerekeranye n'umutungo wanyu. We n'uwo mwashakanye mushyira hamwe kugira ngo mwiyemeze guhindura umuryango wanyu kandi mwifuze cyane kuzana impinduka bigaragara. Niba muri abantu bakunda gusohoka, nimugerageze noneho mushaka ibikorwa by'imyidagaduro bidatwara amafaranga menshi kandi mushyireho uburyo bwo kwinezeza mudakabije. Nimumara kugenzura amafaranga mwakoreshaga muri biriya, noneho nibwo muzatangira kumva yuko mwishimye kandi ko munezerewe. Mbere yo kongera gukoresha amafaranga cyangwa se kwishora mu myenda myinshi, banza wibaza uti ese n'amafaranga ninyakoresha uyu munsi ejo nzabona ndi nkayo. Wongere kandi wibaza uti ese nayakoresheje kuko hari ikintu gikomeye nahomba mu buzima. Ibyo byose bizagufasha no gufata umwanzuro ujyanye n'umutungo wawe cyangwa se n'uburyo nanone ubona ubutunzi bwawe. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa utegure kandi wabugezwagaho na Nibinije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigawukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMI-BibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.